Muraho neza mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, abatameze neza namwe ni ukuri nimwihangane Nyagasani aborohereze. Ubushize twari twaganiye kuri depression isanzwe, ariko uyu munsi ngiye kuganiriza kuri depression ikunda kwibasira ababyeyi bamaze igihe gito babyaye. Buriya umubyeyi wese iyo amaze kubyara akabona abyaye umwana muzima, nawe ni muzima, akabona avuye kwa muganga amahoro, biba ari ibintu byo gushimira Imana cyane. Ariko disi hari bamwe mu babyeyi bagera mu rugo ugasanga ari kunyura mu bintu nawe ubwo adasobanukiwe, akabona nyine yarahindutse 100%, uwo babana nawe agatangira kubona ko yahindutse, agatangira kugenda anavuga ati uwo umugore wanjye kuva yabyara mba mbona yarahindutse, mba mbona atakiri wa wundi. Ugasanga abantu batangiye kuvuga bati inshuti yanjye kuva yabyara mba mbona yarahindutse, umubyeyi agatangira bati umwana wanjye kuva yabyara yarahindutse. Nimba rero hari umuntu wawe urimba afite ibi bimenyetso ngiye kukubwira, ndakwinginze iyi video uyirebe uyirangize kugira ngo umenye ukuntu wamufasha, kubera ko ibi bintu hari abantu batabasha kubyihanganira. Ugasanga nk'umugabo ntabwo abasha kwihanganira umugore we kubera izo mpinduka ari kubona, n'umugore nyir'ubwite agatangira kurambirwa, umugabo agatangira kumucira urubanza warahindutse n'iki. Ariko disi ntabwo ari we nawe. Wabona iyi ndwara ya postpartum depression yaramwatatse. Nimba uri umugabo isharinga umugore wawe, nimba hari umuntu wawe ufite wabyaye uyimusharinge, kandi uhita unamenya neza impamvu uwo mushuti wawe ubona yahindutse, uhita umenya neza impamvu uwo mugore wawe ubona yahindutse, uhita umenya neza impamvu ubona uwo mwana wawe yahindutse atakiri wa wundi, umenye n'icyo kumufasha. Iyi ndwara ya postpartum depression ni indwara y'agahinda gakabije ikunda kwibasira ababyeyi bakimara kubyara cyangwa ababyeyi bamaze igihe gito babyaye. Iyi ndwara rero iterwa n'iki? Buriya iyo umugore atwite imisemburo ye ibikora cyane, ibiri gukora ku kigero kiri hejuru cyane, ariko umugore yamara kubyara mu masaha 24 abyaye, ya misemburo yose yari iri ku kigero cyo hejuru cyane ihita imanuka yose, ihita imanuka ako kanya. Uko imanutse iyo misemburo niko ihungabanya imitekerereze ye ndetse n'ubwonko bw'ako kanya, bihita bihinduka. Rero iyo bihindutse hari bamwe byafekta, ari bamwe usanga baba barwara iyo postpartum depression, ariko hari n'abandi ku kumanuka kw'imisemburo bitafekta cyane. Rero ngiye uyu munsi ngiye kubwira abantu kumanuka kw'imisemburo byahungabanyirije imitekerereze ndetse n'ubwonko, kuko nibo bantu bahura n'iki kibazo cya postpartum depression. Niyo mpamvu rero ngiye kukubwira ibimenyetso 7 bya postpartum depression kugira ngo tujye tubasha byibuze kubitandukanya n'umunaniro uraho usanzwe. Ndetse muri iki kiganiro turaza kurebera hamwe uburyo twasubiza icyizere buri mubyeyi wese wibarutse vuba uri kunyura muri ibi bihe ngiye kukubwira. Buriya ababyeyi benshi bakibyara hari ibihe banyuramo nko mu minsi nka nyuma y'iminsi 2 babyaye cyangwa 3. Ibyo bihe bakunda kubyita baby blues. Ibi bihe uba usanga umubyeyi wirimo ari wa mubyeyi wiherera akarira nta kintu abaye, cyangwa kumva afite umunaniro ukabije. Ariko ibi byo navuga ko biba ari ibihe bidakomeye cyane, kandi ababyeyi benshi ibi ngibi babinyuramo. Kandi ibi bihe byo nta nubwo bitinda kurangira, ibi ngibi biraba ntabwo bishobora gufata ibyumweru 2 bitararangira, kandi ibyo nta nubwo binagombera kunywa imiti cyangwa kujya kwa muganga. Ibi ngibi biraba ubundi bikagera igihe bigashira. Ibi ngibi byo biba ari ibisanzwe. Bamwe babinyuramo ariko hari n'abandi batabinyuramo, gusa abenshi ni ababinyuramo. Kenshi biba biterwa n'impinduka zirimo kuba mu mubiri wawe, zikagutera guhindagurika. Nawe aka kanya gato ukaba urishimye, akandi ukaba uriherera urimo kurira, akandi ukumva ufite umunaniro ukabije. Ibi ngibi rwose ntabwo biba bikomeye cyane, iyi bakunze kwita baby blues, ntabwo iba ikomeye nka postpartum depression. Iyo ni indwara ikomeye cyane kandi ihamye, ni nayo tugiye kugarukaho cyane kuri uyu munsi. Ngiye kukubwira ibimenyetso byayo, mubwire nuko umuntu ufite ibimenyetso byayo ukwiye kumufasha. Kandi iyi ndwara ya postpartum depression yo nta nubwo irangira mu byumweru 2 nk'iyi nari maze kubabwira, yo ishobora gufata n'igihe cy'umwaka itarashira. Iyi postpartum depression rero ahantu ugomba kwitandukanyiriza n'iyi ndwara yindi nari mvuze ishobora gufata umubyeyi mu minsi 2 cyangwa 3 abyaye. Iyi postpartum depression yo ntabwo iza mu minsi 2 cyangwa 3, ishobora kugufata nka nyuma y'ukwezi ubyaye cyangwa nyuma y'amezi 3 nyuma yo kubyara. Kandi iyi ndwara iramutse itavumbuye karindwi ibe yavurwa, ibe yahabwa ubuvuzi, ushobora no kwirwara umwaka wose cyangwa ukanawurenza. Urumva rero ukuntu iyi ndwara ikomeye. Niyo mpamvu rero mukwiye kwita ku babyeyi n'ukuri, mubasange mumenye ibihe byose bari gucamo kugira ngo umenye ukwiye kumufasha. Kuko umubyeyi uri kunyura muri ibi bihe, umubyeyi ufite iyi ndwara biragoye ko we yabivumbura akayifite.
biragoye ko we yakiyumva ngo yumve ko ayifite. We aba yumva ari ubuzima busanzwe ari kubamo, ubwo nyine ko hari n'igihe iyo mpinduka batayibona. Rero uwo muri hafi uri muzima ni wowe wo kumureba ukamenya nimba arwaye cyangwa ari muzima. Dore ngibi rero ibimenyetso 7 bidasanzwe umuntu wese uri hafi y'umubyeyi aba agomba kwitaho kugira ngo umenye neza nimba koko umuntu uri kwitaho ari muzima, cyangwa umenye neza nimba umuntu uri kwitaho ataba yaratatswe n'indwara ya postpartum depression umuri hafi n'ubimenye. Ikintu cya mbere gishobora kwereka ko uyu mubyeyi ashobora kuba yarafashwe n'agahinda gakabije ni uko uyu mubyeyi ubona yitandukanya n'umwana. Ntaba ashaka gufata umwana ngo ababe bari kumwe amuhe urukundo rwa kibyeyi, ntaba ashaka gufata umwana ngo abe yamuhindurira diaper, ntaba ashaka gufata umwana ngo babe bari kumwe. Umuntu bari kumwe buri munsi abamuga ati mfasha umwana, ukabona ntashaka kuba ari kumwe n'umwana we. Bahuzwa no kuba ari kumwonsa kandi nabwo bimwibukije. Umenye ko ibintu bitari normal, kuko ibiri normal umubyeyi wese aba yifuza kuba ari kumwe n'umwana we. None iyo yari ubwa mbere bwo ababyeyi barabizi, uba wumva umwana mwahorana, uba wumva nta n'umuntu wamuha. Ibyo rero nibyo biri normal. Ariko nimba ubona buri kanya ari gushaka kwihunza umwana rwose, ntugire ngo nuko adashaka kuba ari kumwe n'umwana cyangwa nta rukundo amufitiye, ahubwo ararwaye, ni uburwayi. Umenye neza ukuri bumufashe. Ndaza kubwira uburyo ukwiye kumufasha uyu mubyeyi uri guca muri ibi. Icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri rero ni uko uyu mubyeyi buri kanya barira, aba afite umunabi. Mbere atarabyara yari umuntu mwiza, yari umuntu mwumvikana, yari umuntu utagira umunabi, ariko nyuma yo kubyara yarahindutse. Ni wa muntu udashobora gutera nawe blague, ni wa muntu ubwira ka blague gatoya akahita arakara, ni wa muntu ubwira akantu gatoya akahita arira. Abantu babana nta muntu ukivuga kuko uravuga akagushihura, kuko urumva ibyo bintu biri normal. Nimba umuntu muri kumwe cyangwa umugore wawe yarabyaye ariko ukaba ubona ari kwitwara muri ubu buryo, rwose umenye neza ko bishobora kuba atari normal. Nubwo nabivuze kuva na mbere, hari ababyeyi benshi mu bihe bya mbere hari igihe ako kantu gakunze kumubaho ugasanga ari kurira, nyine ntabwo ameze neza. Ibyo ni ibisanzwe. Ariko nimba ubona ibi bintu bimaze igihe, nimba ubona ibyo bintu bimaze kurenga, bimaze nk'ibyumweru 2 biba, ubona buri munsi nyine ari uko ukuntu yimere, umenye ko atari bimwe bisanzwe, ahubwo ashobora kuba yararwaye postpartum depression, nubimenye. Ikimenyetso cya gatatu ni ukuba uyu mubyeyi akunda kwicira urubanza cyane, cyangwa ukabona yariyanze, akagaragaza sinye zo kuba yariyanze. Nk'uko ushobora kumva akubwira narabyibushye cyane, reba iruda nsigaye mfite, reba ukuntu nsigaye meze, narahindutse, reba. Cyangwa ukumva nimba umwana we arize, ukumva ari kwicira urubanza, umwana wanjye simba mfite imbaraga zo kumwita. Nyine ukabona muri we ntabwo ari umuntu nyine uri hamwe, ni umuntu uhora yumva nyine yicira urubanza, yumva hari ibintu adakora neza. Nabyo ntabwo ari ibintu biri normal. Ikimenyetso cya kane gishobora kukwereka ko uwo mubyeyi yarwaye indwara y'agahinda gakabije ni uko habaho impinduka mu bitotsi bye mu buryo budasanzwe. Ubundi iyo ababyeyi babyaye, iyo umwana asinziriye nawe ubonye agahe keza ko gusinzira. Nimba asinziriye amasaha 2 nawe urahita ufata isaha 1 uryamusinzira. Ariko hari ababyeyi ibingibi byanga, umwana arasinzira n'abantu bari mu rugo bagasinzira, ariko we agasigara akanuye. Uribaza icyo kintu, we agasigara akanuye akabura ibitotsi. Icyo nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ashobora kuba afite indwara y'agahinda gakabije. Hari n'abandi nabo usanga asinzira cyane ku buryo atanumva umwana arira ntabyumve. N'abo babyeyi nabo barahari. Icyo nacyo ni ikibazo. Bamwe bashobora gusinzira cyane, abandi bakabura ibitotsi burundu. Icyo nacyo ni ikimenyetso kigaragaza ko ashobora kuba afite ya ndwara y'agahinda gakabije. Ikimenyetso cya gatanu gishobora kwereka ko uyu mubyeyi ashobora kuba afite agahinda gakabije ni uko ashobora kubura apeti. Ibaze rero kubura apeti yo kurya, kandi ukwiye kurya kugira ngo ubone amashereka wonsa umwana. Ni ikibazo gikomeye cyane, ntabwo biri normal. Cyangwa ugasanga uyu mubyeyi hari ibintu ari kwanga gukora, nko kuba yakwisiga, kuba yakwiyitaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nacyo ni ikimenyetso rwose gishobora kukwereka ko uyu mubyeyi ashobora kuba ibihari gucamo bitamworoheye. Cyangwa ugasanga ni umuntu utagikunda kuganira, niyo utangiye kumuganiriza ubona ahise arakara. Cyangwa ugasanga ni umuntu utagikunda kureba filime kandi yarabikundaga, umenye ko ashobora kuba ari guca mu bihe bigoye, ashobora kuba iyi ndwara yaramwatatse. Ikimenyetso cya gatanu rero gishobora kwereka ko uyu mubyeyi ashobora kuba yaratatswe n'indwara y'agahinda gakabije ni uko ubona uyu mubyeyi ahorana umutima uhagaze, akaba agira n'amakenga akabije cyane.
nibyo koko umubyeyi wese ku mwana aba afite amakenga pe, ariko hari abantu bagira amakenga akabije ku buryo bireba nawe ukabona ni ibiri normal. Wibaze ko hari umubyeyi uryamisha umwana namuva iruhande, akaba yumva wenda ngashobora kwipfuka, gashobora kuba ibintu byamuca mu mazuru, ugasanga nyine ahorana ayo makenga. Niyo bamuhekeye umwana ntashobora kuryama ngo aruhuke. Uribaza icyo kintu, baramuguhekeye, wamuhaye umuntu wiyizeye aramuguhekeye, ariko ntushobora kuryama ngo usinzire. Nyine ntabwo biba biri normal pe, uri kujya gucunga buri kanya ngo wasanga yubitse umutwe, buri kanya nyine ufite amakenga ateye ubwoba. Ibyo bintu ntabwo biba biri normal. Hari n'ababyeyi usanga adashobora kuryamana n'umwana ngo asinzire, abavuga ndamuryamira. Ibyo bintu bishobora kubaho kandi bikaba biri normal, ariko nimba uhora buri munsi ari ukomeza, ntabwo ibyo bintu biri normal. Buri munsi uri kuryamanya n'umwana ntushobora gusinzira, buri munsi uko umwana bamuhetse ntabwo uba uri hamwe. Nimba umwana aryamye buri kanya uri kujya kumukoraho ngo wumve ko ari guhumeka, buri kanya uri kujya kumureba umuhindukiza umubuza amahoro, ntabwo ibyo bintu biri normal pe. Buri gihe nyine uba wumva umwana wawe hari ikintu kibi kiri bumubeho, ugahorana umutima uhagaze, ugahora wumva nyine ufite amakenga akabije. Ibyo bintu ntabwo biri normal ni ukuri. Ikimenyetso cya karindwi rero nacyo cya nyuma, uyu mubyeyi nimba ahorana ibitekerezo byo kwiyambura ubuzima, iki kimenyetso kirakomeye cyane. Iki kintu kirakomeye cyane, ndakwinginze uyu mubyeyi umube hafi kabisa, kuko umubyeyi uri gutekereza ko yakwiyambura ubuzima cyangwa kuba yagirira nabi umwana. Ibi bintu biba byarengeranye, biba bikeneye ubufasha bundi kandi bukomeye cyane. Nyuma rero yo kureba ibimenyetso birindwi by'umubyeyi watatswe n'iyi ndwara ya depression nyuma yo kubyara, ngiye kukubwira uburyo wamufasha, uburyo wafasha umuntu uzi ko yatatswe n'iyi ndwara. Ikintu cya mbere ni wowe ubwawe. Nimba uri kumva iki kiganiro ukaba wumva uri guca muri ibi bihe mvuze byose, irinde guhisha ibibazo byawe. Gerageza ushake umuntu wizeye, niba ari umugabo wawe cyangwa ari undi muntu ukuri hafi, muganirize, umubwire uko wiyumva, umusabe ubufasha, umubwire uti simeze neza, byibuze ureke kubyihererana, kuko buriya guceceka nibyo byica. Burya iyo wamaze kuvuga indwara yawe biba byoroshye no kuyikira. Uyu ni umuntu uri kwiyumva, ni umuntu uri kumva uko amerewe, ni umuntu uri kwibonaho impinduka, ariko hari n'abandi baba batabyiyumvamo. Aba ni bo benshi. Hari ababyeyi benshi baba batari kwiyumva uko bameze, akumva nyine ni uko nguko, akaba arwaye ariko akaba atabizi. Rero nimba atabizi, dore wowe uko ukwiye kumufasha. Icya kabiri rero ukwiye gufasha uyu mubyeyi uri guca muri ibi bihe bitamworoheye, mwubahe kandi umwiteho. Ndakwinginze mwubahe, umwereke ko ikintu yakoze kuba yarabyaye ari ubutwari bukomeye cyane, umubwire amagambo meza amwubaka, umuganirize, umubwire ko ari umuntu ukomeye, umubaze ibimugoye byose, nyine mube hafi mu buryo bushoboka bwose n'ubudashoboka, kuko aragukeneye muri ibi bihe. Ibi bihe rwose nibyo bihagukeneyemo cyane. Unamwiteho, ntuhagarike kumuha impano niba warajya kuzimuha, kuko nuhagarika kumuha impano azabona ko utakimuha impano kuko yahindutse, kuko hari uburyo yibona wenda yahindutse mu buryo bw'umubiri, azumva ko ariyo mpamvu utakimuha impano, bimutera ipfunwe. Ariko wowe muha impano nimba warajya kuzimuha, umwiteho ku gato na kanini, kuko rwose uku kumwitaho nibyo bintu bishobora kumufasha kuva muri ubu burwayi no kubukira neza, atanyweye imiti, atagiye no kwa muganga. Icya gatatu, mufashe imirimo. Nimba uri umugabo we nubwo namwe biba bitaboroheye, niba uvuye mu kazi, ihangane wigomwe, umubwire uti reka ngufashe umwana ujye koga, reka ngufashe umwana urye, reka ngufashe umwana uryame isaha imwe. Ibyo bintu rwose bizamufasha. Icya kane rero nacyo wafasha uyu mubyeyi wagize indwara y'agahinda gakabije nyuma yo kubyara, ni uko uba ukwiye kumuha umwanya wo gusinzira. Ushobora kumubwira uti reka ngufashe umwana usinzire, ukamuha niyo saha imwe cyangwa amasaha abiri, agasinzira nawe yiziguye, agasinzira neza, nabyo biramufasha. Kuko buri umubyeyi uhorana umutima uhagaze, udasinzira neza, ntabwo mu mutwe byamera neza rwose udasinzira neza. Rero niyo mpamvu uyu mubyeyi nawe aba akwiye akanya ko kuba yasinzira, atari kumwe n'umwana ngararira, ukamuha akanya rwose nawe agasinzira neza. Icya gatanu rero ukwiye gufasha umubyeyi uri mu bihe bitamworoheye bya depression yagize nyuma yo kubyara, mufashe kwiyitaho. Ushobora kumubwira uti reka ngufashe umwana ujye muri salo koga mu mutwe, reka ngufashe umwana ujye gusuka bagukorera inzara umere neza, reka ngufashe umwana ujye koga
nyine ukamufasha kwiyitaho mu gihe we abona nyine igihe kigera umubyeyi akumva ntabwo bikimubereye kuba yajya muri salo ngo bamusuke, ntabwo bikimubereye kuba nawe yajya muri salo ngo bamukorere neza inzara kubera ko yabyaye. Ariko wowe byibuze mufashe, umube hafi, ube wamufasha umwana, umubwire uti ngaho genda bagukorere mu mutwe, ngaho ugenda bagukorera inzara. Ibyo nabyo byamufasha. Icya gatandatu rero wafashe uyu mubyeyi uri mu bihe bitamworoheye bya depression yagize nyuma yo kubyara, nuko uba ukwiye kumubwira amagambo meza. Nimba we yireba akabona afite inda nini, mugerageza umubwire amagambo meza, umubwire uti iyo nda wayigeze kubera uri umubyeyi urimo konsa umwana, ariko ibyo ngibyo bizashira, iyo nda izagera igihe igende. Umuganirize, ntumukorere body shaming, kuko ababyeyi bakibyara ibi bintu nabyo babinyuramo, ugasanga abantu barabacira urubanza, ubwo se urangana ute kandi ari umubyeyi wonsa sha. Rero wowe ikintu uba ugomba gukora, uba ugomba kumubwira amagambo meza, ukamubwira uti nibyo warabyibushye ariko ntabwo bimeze nabi, birakubereye, nyine akumva ko byibuze hari umuntu ubona ko ameze neza, kuko nawe ibi bintu biba biri kumubaho, hari igihe aba yumva ari nk'isi iri kumugwira, yakireba yabona inda, yakireba yabona itama, ku bintu birakomeye. Ariko wowe mwegere, ujye umubwira amagambo meza, umwereke ko nta gikuba cyacitse, umwereke ko rwose nta kibazo, ibi bintu biramwubaka, biramufasha, biramukomeza. Icya karindwi rero nacyo wamufasha uyu mubyeyi uri kunyura mu bihe bitamworoheye bya depression yagize nyuma yo kubyara, ni uko ubona nimba ibi bintu byose warabikoze, waragerageje kumubwira amagambo meza, ugerageza kumufasha, ugerageza kumuganiriza, ugerageza kumukorera byose, ariko ukabona n'ubundi nta gihinduka, uyu mubyeyi muhe ubufasha bwo kumujyana kwa muganga. Mushyira umuganga amwiteho, amuganirize, kandi numureke ngo agende wenyine, ugerageze mujye mujyana, babaganirize muri kumwe, ababwire uko yiyumva, ababwire byose. Ibi bizagenda bimufasha kugenda akira buhoro buhoro. Ngaye nguko rero nahanga dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ndagusaba ko wankorera subscribe, ndasaba buri muntu wese ufite umuntu we ubyaye vuba kuba yamusharinga iyi video, kugira ngo nawe yikorere isuzuma, amenye neza nimba ari normal biri kumubaho cyangwa nimba ari n'uburwayi abufatirane. Nimba kandi nawe uri aho ngaho ukaba uri kubona umuntu wawe hari uburyo ari kwitwara budasanzwe nyuma yo kubyara, kwinginze iyi video uyiteho, ibi bintu nakubwiye gukora ubimukorere, bizamufasha. Ndabashimiye rero, mwakoze cyane kunkurikira, naho ubutaha murakoze.